Imana yantumye ngo mube maso yemwe bantu murangaye yemwe bantu mwaguranye mugafata ibyo kurya bizima mukabitangamo ingurane mugafata ubutunzi bwanyu mukabutangamo ingurane mu gihe mwabonaga ntacyo buvuze. Imana yamwe ngo tugeze aho rwambukira ndavuga uruzi tugeze aho icyo kintu cy'agaciro twatakaje tugikeneye. Imana yambwiye ngo nimuhindukire mwongere mucunga izamu ryanyu neza bitabaye ibyo haraba ibintu bikomeye. Bibiliya irambwiye mu byahishuwe irambwira ngo nimba utabigenje nk'uko ijambo ryanjye rikubwiye ngo nzaza uri nk'uri igitereko cy'itabaza ryawe ahacyo. Kandi Imana yavuganye nawe irakubwira ngo mukobwa uzirinde nzagukorera ubukwe bwiza, mugore uzirinde nzaguha umugisha, nzakugeza kure, nzakugira uwo kwifuzwa. Ariko uhuye n'igihanda cy'igituranyi ni wine monde for God. Ni igihanda cy'igituranyi, igihanda kiyafite, igihanda cya karanze ibishyimbo gishyiramo igitunguru cyinshi. Inzara y'umunsi umwe itumye abantu bikoza isoni bagurana amasezerano yabo. Imana yambwiye ngo nimbabwire ngo mwijugunye mu mwobo. Imana yambwiye ngo nimbabwire ngo murimo murijugunya mu muriro. Inzara y'umunsi umwe, igisuzuguro cy'umunsi umwe kibateye kugurisha amasezerano yabo. Yes, reka nongere mbasuhuze kandi mbifurize ibihe byiza mwese mukomeje kudukurikira umunsi ku munsi amanywa ndetse na nijoro. Munyemerere mbifurize umugisha w'Imana mu byo muri gukora byose bigiye bitandukanye. Njyewe nitwa Ben, iyi ni Savana TV show. Nyemerera nkutse gukora subscribe kuri utarageze uyikora kugira ngo tuye turushaho kubana umunsi ku munsi. Ni inzira y'ivugabutumwa turimo, turi gukora umurimo waduhamagaye hakiri ku manywa kugira ngo buze kwira byibuze tubonye umubyizi. Munyemerere nakira umukozi w'Imana turi kumwe uyu munsi, niwe tugiye kubana mu mwanya w'ivugabutumwa cyangwa se ijambo ry'Imana, twumve ubutumwa Imana yamuhaye cyangwa se message Uwiteka yamuhaye kugira ngo wowe udukurikiye wumve icyo Uwiteka agushakaho. Nyemerera mwakire noneho atwibwira amazina kuri wo munyara ubwa mbere uze kumenya umuntu ugiye kubana wari we. Murakoze, nitwa Gikundiro Josiane, ndi umukristo, ndi mu rugendo rugana mu ijuru. Imana niduhane umugisha cyane. Amen. Amen. Amakuru ndashimira Yesu. Ndi kubona hano kuri kamera usa neza. Reba neza. Ndi kubona Uwiteka yagusize amavuta ye ay'igikundiro ndetse rwose kandi ngira ngo n'abadukurikiye bari kubona yuko nta mudayimoni uri hano hafi. Ari mu birometero, ari kure cyane. Gusa ndashimira Imana cyose no kubera Yesu. Hari umwe wavuze ngo akagasura mureba, akagasura no kubera Imana, mureba no kubera Imana, no kubera Imana. Nta ruhare tuba twabigizemo rukomeye, ni imbaraga z'Imana. Yego, Uwiteka abishimirwe cyane. We ukomeje kuturindira mu buntu bwe. Amen. Yego, noneho nyemerere nkwinginge umudusabire kugira ngo aze kubasha kutuyobora muri uyu mwanya. Urera kandi urakiranuka, izina ryawe witwa Uwiteka. Iyo uvuze bibaho, iyo utegetse birakomera. Hanyuma nta numwe wahangara ubutware bwawe, kuko uri Alufa ukaba na Omega, itangiriro n'iherezo. Ikindi nta wakwimitse ngo tuvuge ngo azakwimura uzasimburwa, oya. Uri Imana ihoraho ibihe byose. Imana ishimwe. Turaguhimbaje uyu mwanya rero, dusengeye umuntu wese ukurikiranye Savana TV show, umugirire neza, umuhumugisha ahari hose. Imana imurengere kandi icyampa mutima we ukanyurwa, ugasubizwa icyifuzo cye kigasubizwa agifungura iki kiganiro. Mwami
umugirire neza. Haleluya. Hanyuma imbaraga z'umwijima zose zagambirira kubuza umugambi, guhagarika, gutangira icyo Imana yagambiriye muri iki kiganiro, muri ubu butumwa, muri iri jambo, icyagambirira cyose kunaniza abera ngo badasubirizwa muri iri jambo gikubitwe hasi mu izina rya Kristo Yesu. Turagushimiye kugiye kwiheshereza icyubahiro muri twe no muri iri jambo kubwa Kristo Yesu wanesheje no tubisabye Imana twizeye. Amen. Amen. Nanone rero nishimiye kubana namwe kuri Savana TV show. Nshimira abantu banje b'inshuti zanjye, munyereka ko mu nkunda, babandi munyereka ko turi kumwe, babandi mu mpamagara, babandi munyandikira. Imana ibahe umugisha. Reka nshimira n'umuntu utarashatse kwivuga izina uheruka kunyohereza ka message, nawe Imana ikumpera umugisha, ndabizi uriyizi. Na ka message gakunda kuza kavuga ngo you receive. Kariya kararyo ubwo hejuru abari titire ngo momo gatangira kavuga ngo you receive. Kariya ka message ni keza nako hari igihe rimwe na rimwe kadukubitira dayimoni zikigirayo. Hari dayimoni kariya ka message gakubita zikagenda. Imana rero ibaho umugisha. Nabandi baze gutuma hari ibintu bikoreka. Hari igihembo, hari umuntu aba adashoboye kumanuka mu mazi cyangwa aterera umusozi agukubitira injyanyi, ariko yakoherereza kara ka message kakirukana dayimoni zimwe na zimwe zigahonga. Rero nshimiruye hari umuntu uheruka kukanyoherereza kandi twahuriye kuri Savana, ntiyanyibwira ntiyashaka ko tunamenyana, ariko mbona kara kantu kankubitiye abadayimoni bakeya. Imana mumpera umugisha. Nanjye nuko ndabamusabye. Kabisa. Rero tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana n'ubundi n'ubutumwa Imana yampaye, ariko munyemerere tuze kubiganiraho twitonze, ariko kandi mu minota mikeya kugira ngo abera bumve iki Imana ishaka. Turasoma mu gitabo cya mbere cy'Abami, igice cya 21 duhereye ku murongo waho wa mbere, byaba byiza kurushaho. Bibiri iravuze ngo kandi hariho umugabo witwaga Naboti w'Iyezereli. Yari afite uruzabibu i Yezereli hafi y'ibwami kwa Ahabu, umwami w'i Samariya. Ahabu abwira Naboti ati mpa uruzabibu rwawe kugira ngo ndugire igihambo cy'imboga, kuko ari hafi y'urugo rwanjye. Nzaguha urundi ruzabibu ruruta ubwiza, cyangwa washaka naguha ibiguzi byarwo kwifeza. Munyumve neza bene data, umva ku murongo wa 3 kuntu Naboti yavuze. Yaravuze ngo Naboti abwira Ahabu ati biragatsindwa n'Uwiteka kugurisha gakondo y'abasogokuruza banjye. Biragatsindwa n'Uwiteka kugurisha gakondo y'abasogokuruza banjye. Hari amagambo abiri ari muri iri jambo Imana yambwiye ko mbabwira nkarangurura, sinceceke nkavuga cyane nkayababwira mukayumva. Nyuma bari buyumvire, Imana irakorana na bimirimo itangaza muri iki gihe gikomeye twinjiyemo. Iri jambo rivuga ngo mpa uruzabibu rwawe ndugire igihambo cy'imboga, nindangiza nguha urundi ruruta ubwiza. Uceho akarongo ngo cyangwa ngo ikiguzi cyarwo ku ifeza, ako karongo ugaceho. Irindi rivuga ngo biragatsindwa kuguha uruzabibu kuguha uruzabibu rwanjye nka gakondo y'abasogokuruza banjye. Imana ibaha umugisha. Reka tuganire iby'Imana yavuganye nanjye. Ni ubuhanuzi ariko nanone bukubiye muri iri jambo. Imana yantumyeho irambwira ngo nimbwire abantu barimo baratanga ibintu byabo by'agaciro. Imana irambwira ngo bambwirire ngo igihe kirageze kandi kirasohoye kugira ngo ibyo bari gutakaza bibagirire umumaro. None bamaze kubitakaza bazajya hehe, bazabigenza gute? Bibiliya tuvuze cyangwa dusomye kugira ngo mbashe gutambutsa message neza, itubwiye amagambo 3 y'ingenzi. Iravuze ngo hari umugabo bita Naboti, ariko wari uturanye
wari uturanye n'umwami witwa Hawa. Bivuze iki bingibi? Biravuze ngo hari abakristo cyangwa se abantu b'Imana ariko baturanye n'igihanda. Reka icyo gihanda tukigereranya na Satani kuko niwe utatwifuriza ibyiza. Hanyuma kandi icyo gihanda kikaba ari ikinyamaboko, ku buryo gishobora kugukoresha ibintu wowe udashaka, ku buryo gishobora kukujyana muri pozisiyo wowe utagize ute udashaka. Iki gihanda gishobora kuba kiri mu kazi ukoreramo, kikaba ari bosi wawe, kikaba gishaka kugukoresha ibyo wowe ugize ute udashaka. Iki gihanda gishobora kuba kiri mu rugo iwawe, kikaba gishaka kugukoresha ibyo udashaka. Iki gihanda gishobora kuba kiri mu marembo y'urugo rwawe, iki gihanda gishobora kuba kiri mu nshuti zawe. Imana yantumye ngo mube maso, yemwe bantu murangaye, yemwe bantu mwaguranye, mugafata ibyo kurya bizima mukabitangamo ingurane, mugafata ubutunzi bwanyu mukabutangamo ingurane mu gihe mwabonaga ntacyo buvuze. Imana yamwe ngo tugeze aho rwambukira, ndavuga uruzi, tugeze aho icyo kintu cy'agaciro twatakaje tugikeneye. Imana yambwiye ngo nimuhindukire mwongere mucunga izamu ryanyu neza. Bitabaye ibyo haraba ibintu bikomeye. Bibiliya irambwiye mu Byahishuwe, irambwira ngo nimba utabigenje nk'uko ijambo ryanjye rikubwiye, ngo nzaza uri nk'uri igitereko cy'itabaza ryawe ahacyo. Yego, umva uko Imana yambwiye. Uwo bita Esawu, umuhungu wa Isaka w'imfura, wari ugenewe umugisha nk'uko byagenwe mu mategeko y'Abayuda bose, ku mwana w'imfura ari ujyana umugisha, ari uyobora bene se, ari ubona umugisha ukomeye kurenza bene se na bene nyina. Yari afite ubwo butwara ahabwa kuva kera kose, ariko umunsi umwe wonyine Imana yambwe ngo nize mbabwire ndangurure ngo abantu bambuye umugisha wabo, bawuguranye ibishyimbo, bawuguranye ibitukura bidashinga. Satani yamaze kurema ibintu bidafite 14, bidafite ishingiro, bidafite agaciro, bidafite garanti. Pilate arangije abitereka imbere y'abantu, abantu bakurikiye ibyo bishashagirana, barekuye iby'agaciro, basize iby'agaciro, bananiwe kugundira iby'umugisha. Ijambo Imana yakuvuzeho rirakomeye, ijambo Imana yavuganye nawe rirakomeye, kuba Imana yaragutoranije mu bandi birakomeye, ariko abantu barabirekuye bakurikiranye ibishashagirana. Satani abashyize imbere. Imana ntiyakubwiye imodoka, yarayimbwiye. None ko turi buryamane rimwe nkayiguha bigutwaye iki? Ati koko yarabivuze, wasanga ari inzira Imana ibinyujijemo. Utanze umugisha wawe kubitukura bidafite umumaro. Bone wire Godias fosile. Imana ntiyakubwiye ko izagutuza muri etaje, yarabivuze. Koko Imana yabivuganye nawe, iravuga ati none wayo utanyura ahangaha, kizi nzira ari za bugufiya, etaje ukayibona, uguranye umugisha wawe ibintu bidafite 14. Hari isezerano Imana yavuganye nawe, hari ijambo Imana yavuganye nawe, none uricishije amazi, uritesheje agaciro. Esawu ava guhiga shonje, inzara iramwica, asanga Yakobo yafashe ibishyimbo. Timagine niko Bibiliya ivuga. Ibishyimbo ngo arabikaranga. Yakobo yari umuhungu wa kabiri kuko bavutse ari impanga, ariko Esawu aza ari uwa mbere ari imfura, Yakobo aza ari uwa kabiri. Ngo Yakobo yararahabizi neza ko umugisha ari uw'imfura, niko byari byanditswe, byari byaragenwe. Karanga igishyimbo ashyiramo igitunguru kiramota, karitsiye iracyumva. Esawu aturuka mu marembo yumva igitunguru gihumura, ngo akajya yumva ni nk'inyama. Ngo uwo muhumuro no gutukura kw'ibishyimbo
Imana itugirire neza abantu munkurikiranye banyarugura, Imana itugirire neza kandi munyumvire ijambo ntirive mu matwi ngo rihinguke murini, ahubwo mukomeze iby'iri jambo Imana yabantumyeho iramwa ngo nimbabwire ngo abantu benshi bashiriye inyuma y'ibitukura bihumura ariko bifite garanti ntoya, bifite garanti ntoya. Ariko wari bwagera mukagera reka da n'ibintu byoroshye, very simple. Hari ukuntu babazi no kwivugisha ibyongereza, very simple. N'ibintu byoroshye. Mugore mwiza nkawe, mukobwa mwiza nkawe rwose ntabwo uragera mukagera. Ntibyumvikana. Nyumvira we. Kandi Imana yavuganye nawe irakubwira ngo mukobwa uzirinde nzagukorera ubukwe bwiza, mugore uzirinde nzaguha umugisha, nzakugeza kure, nzakugira uwo kwifuzwa. Ariko uhuye n'igihanda cy'igituranyi, ni wine monde for God. Ni igihanda cy'igituranyi, igihanda kiyafite, igihanda cya karanze ibishyimbo gishyiramo igitunguru cyinshi. Tepo sayinima karame papa karame. Uya n'igihanda cyabyiteguye kiratangiye kivugishwa ibyongereza, very simple, biroroshye, birizi. Ahangaha babivugisha ibintu rero by'ubwongereza, so urabyumva ibishyimbo bikaranza wowe uzi ukuntu bihumura igitunguru. Avuga ati gira baby, come on. Hey, nawe umuhumuro ukaza ukinjira mu matwi, ukinjira mu mutima. Umva ukuntu Yakobo yateze umutego Esawu. Aramubwira ati hoshi have, wowe uri Esawu imfura ya data, umugisha wose wo mu nzu ya data ni wowe ugenewe. Uzaba mukuru, uzadutwara, uzategeka, uzaba uwo kubahwa, uzaba uwo kwifuzwa. Barayazi amasezerano yacu, barayazi, bazi ibyo tuzaba byo. Niyo mpamvu bakaranze ibishyimbo cyane, niyo mpamvu igitunguru kibaye cyinshi. Barayazi, bazi iby'Imana yatuvuzeho. Ariko Imana yantumye ngo bamaso, yewe urangaye uri gukururwa n'umwotsi w'ibishyimbo n'igitunguru. Imana irambwiye ngo ninkubwire ngo wigurane umugisha wawe ibintu bya feke. Ijambo Imana yakuvuzeho ryagutuza mu Burayi kandi ukahaba amahoro mu gihe abandi bahakubitiwe, ryagutuza Canada ukayishimira mu gihe abandi babahuriye n'ibibazo. Ijambo Imana yakuvuzeho ryagutuza mu Rwanda kandi ukagira umugisha ukomeye, ukaba uwo kwifuzwa. Ijambo Imana yakuvuzeho rirahambaye. Witakaza iby'agaciro Imana yaguhaye. Abantu benshi bararekuye bamaze kubitanga, akandi ibyo bintu bibakururiye akaga, bigiye kubakurura kuba abagaragu ba bene so, kubinjiza mu ishyamba mujya guhiga namwe mu bihigwa by'inyamaswa. Ibyo bibakururiye kuzaba ingegera mugasabiriza abo mwimye, bibakururiye kuzambara ubusa kabone nubwo waba uri hejuru mu bushorishori. Uragurana wowe inzara y'umunsi umwe, gisuzuguriro cy'iminsi mike, bitumye ugurana. Udufaranga ubonye ako kanya dutumye ugurana. Wumvise ko hari iki akazi utaramaraho imyaka 2 kaguteye kugurana iby'agaciro. Turengera ntabwo byumvikana ngo kameme. Bafite ukuntu babivuga neza, bishuko ni byinshi. uzi ukuntu habu yegereye Naboti, ariko ati Naboti come on, nzaguha urundi ruzabibu ruruta ubwiza. Niba afite urundi ruruta ubwiza kuki ashaka urwa Naboti? Nuko aza agaciro kari mu ruzabibu rwa Naboti.
nuko azi kurwana boti narubona bari buba murangije. Ndajya mbabwira ngo inyuma y'ibishyimbo hari ukwamburwa umugisha bene data. Inyuma y'ibihumura w'ibitunguru hari ukwamburwa icyubahiro, agaciro k'umwana w'imfura. Hoya emera uranganywe, emera wangwe, emera usebe, emera ugirwe ikigoryi, ariko ugumane, ugundire iby'agaciro, ugundire Kristo, ugundire ubudahemuka, wirinde ibishuko ntibigumye kugutesha umutwe. Nabo taramubwira ati no, nzi neza ko uruzabibu ninde utakaza, ari ubugingo burapfa n'umubiri urapfa. Aramubwira ati sinshobora, iyi ni gakondo yanjye nasigiwe n'abasogokuruza. Uzi ibintu byabaye kuri Esawu ngo yabwiye Yakobo amaze kumutaka amweretse imigisha yose. Aramubwira ati gira mwene mama wimbesha, iyo migisha izaza hazaza izamarira iki? Ibyo by'ibyubahiro no kuyobora imiryango n'ubwami n'ubutware bizamarira iki? Bimariye iki ko nishwe n'inzara? Inzara y'umunsi umwe itumye abantu bikoza isoni, bagurana amasezerano yabo. Imana yambwiye ngo nimbabwire ngo mwijugunye mu mwobo. Imana yambwiye ngo nimbabwire ngo murimo murijugunya mu muriro. Inzara y'umunsi umwe, igisuzuguro cy'umunsi umwe kibateye kugurisha amasezerano ya. Imana yambwiye ngo abantu benshi bagurishije amasezerano yabo kubw'inzara y'umunsi umwe, kubw'igisuzuguro cy'umunsi umwe, kubw'umubabaro w'umunsi umwe, kubw'ubushomeri bw'igihe gitoya, kubw'uburwayi bw'igihe gitoya. Abantu benshi bagurishije amasezerano yabo. Ibyo ngo bibakururiye akaga gakomeye, ibyo bibateje umuraba ukomeye, kuko muzaba abagaragu b'abandi, muzaba abagaragu b'abamugurishijeho imigisha. Nushaka uburi hejuru ariko ukaba uri gukora ikosa nk'iryo, umenya ko uzasaba uwo wimye. Icyari gikwiye no kugundira, tukagundira tukikomeza ku ijambo Imana yatuvuzeho, tugahesha agaciro kumenya Kristo twahawe, tukaba ari byo tugaragaza. Ariko abantu benshi bariraye, abantu benshi bagendeye mu bintu byinshi bibi cyane, mu bizira, bazirura ibyaziraga. Abantu bejeje ibyari ibitejejwe. Ibyo bintu Imana izabibahora kandi ingaruka zabyo ziraje byihuse. Ndashaka gusoza nababwiye ko tutari butinde, ariko soreza hanga, soreza mahitamo ya Esawu. Finali yarangije yicuza, Yakobo amutwaye umugisha, amuhindukana umwana ukomeye, umunyamugisha. N'ubu ngubu dukunda kuvuga ngo Imana ya Isirayeli. Yakobo, ibyo bintu uri gukora bizazana ingaruka. Ndajya nkubwira ngo garukira aho ngaho, usaba imbabazi Imana, wihane. Erega niko Bibiliya ivuga, ngibuka aho wavuye ukagwa, ubundi wihane. Wihane. Nta rindi jambo nshobora gusoreza, kuko indunduro ya byose niyo. Dore ikintu kimwe gishobora kukunga n'Imana nicyo kwibuka aho wavuye ukagukongera ukihana. Nicyo cyonyine. Kandi ndakumenyesha ko nubwo byatukura tukutuku, nubwo byaba bibi, nubwo waba uri umunyabyaha ruharwa, nubwo waba warakoze byinshi, imbabazi z'Imana ziruta ibyo bintu byose. Guhindukira, kwihana, ugafata imyanzuro, ibyo ngibyo biguhesha kongera kuba umwana w'Imana. Ntigira inzigo, ntigira inzika, keretse ku muntu wabyanze. Ariko iyo wemeye ukihana, ni ukuri ibintu bijya mu murongo mwiza. Imana ikumpera umugisha, kandi Imana ikumvire ku munsi w'amakuba wawe.
shalom shalom murakoze. amen. nawe urakoze. gusa birambabaje abantu bari kubabaza Imana cyane kwitwara nabi, ariko Uwiteka atugirira imbabazi. Ni ukuri imbabazi z'Imana zibe ku bantu. Kandi kuri iki kintu cya Naboti gikwiye kwigisha abantu benshi cyane. Uziko Naboti yemeye akazira uru ruzabibu. Icyo biba bishatse gusobanura ni uko umuntu w'Imana akwiye gukora igishoboka cyose akagendera mu kuri, kabone nubwo yabizira, yego, ariko akagendera mu kuri, agakiranuka. Abantu rero biratugoye muri iki gihe, ariko ndizera ko Uwiteka araza gukomeza kugenda dushoboza uko bakomeza kugenda bumva ijambo ry'Imana, buryo umuntu agenda ahinduka. Mbona ikibitera turi gusoza, mbona ikibitera isi uko irushaho guhinduka mbi, uwo Satani arushaho kongera ubukare mu kunaniza abantu. Noneho uko ananije abantu nabo bagahungira mu byaha aho kugira ngo bahungire ku Mana. Nicyo kintu niryo kosa abantu bari gukora. Bo bahungira mu byaha bazi ko bari kwirwanirira aho guhungira ku Mana ngo ibatabara ibyago n'ibyaha. Witeka turengere kabisa, tubere maso. Yego, twegereje ku musozo. Nyemerere nkwake nimero za telefone noneho kugira ngo wifuza kwihana se cyase no gusenyerwa mu bundi buryo aze kubona kunaguhamagara. Yego, Imana ibaha umugisha. Ariko mbere yo gutanga iyi nimero Beni, hari abantu tujya duha nimero bakagira ngo akazi tukora no guhera mu gitondo dusengera abantu tukageza nijoro. Ntago byakunda, twajya kwiba kandi kwiba ari icyaha. Tuba dufite n'utundi tuntu dukora. Hari igihe umuntu aguhamagara yakubura, ejo akaza gutonganya, ariko ntago ari ibyo pe. Ngo nimero muzitangira ngo niba ngo mudashaka ngo bikora ngo nimero, kandi abavugana reaction mbi cyane. Ariko mu by'ukuri iyo duhugutse natwe tuvuye muri utwo tuntu two kugira ngo tubeho muri iyi si dusurvivinge, nibwo tufata telefone tukaba twavugana. Ariko nshobora kukwitaba nkakubwira ndahuze, turaza kubonana. Nimero ni 75 13 217 078 75 13 217. Watwandikira cyangwa ukaduhamagara nta kibazo. Yego, ngo reka dushimire abadukurikiye, hanyuma tubifurize byiza. Abadakoze subscribe bayikore kugira ngo turusheho kubana. Yego, mukore subscribe rwose, biba ari byiza rega. Abantu se ko bagera ikintu kintangaza, ibi aka kantu ka subscribe ahari yukabwiye abantu bumva ngo ari ikintu ngo gihamba nyine baba sibizi, ari ibintu byoroshye. Ari n'umuntu utabyitayeho nyine wakaza cyakirebera gusa akigendera, ariko ni ingenzi bajye babikora, bajye bakandaho babateye inkunga mu ngende, kandi ntibibasaba ibintu byinshi. Imana ibaha umugisha ko mubyumvise. Yego, baze kurindwa nayo. Sawa.